nderwa n'undi mubyeyi utari mama, arandera ku myaka 7 nibwo namenye ko mama ahari. Yego. Uwo muka data turabana, tubanaho mu buzima bugoye, bakajya barya ibiryo byiza, njye nkarya bijumba bitekeye mu gakono k'akungo, sinzi nimba ukazi. Akungo ndakazi. Ya, akungo, nkamenya akungo kanjye. Nagiye kwa mama nzi ko ariho ngiye kubona ibyishimo. Kwa mama noneho ukubyara. Kwa mama wanjye umbyara. Yamubwiye yuko nigize ikirara, ngo n'ubu ngo yavuye kundeba ngo ahantu ngo nari narahungiye. Papa arankubita, birangije ntekereza kuva muri urwo rugo. Ngize nk'imyaka 14, barareba bati rero tukagushakira umugabo. Numva nari umukobwa ubyibushye, ariko bitagaragara ko ndi muto mu myaka. Ati tugomba kugushakira umugabo. Ku myaka 14. Nitekerezaho cyane, numva ndiyanze. Numva ubuzima nabayemo nabwo kwa muka data, numva ndiyanze, nabangiye kwiyahura. Umugabo arambwira ati se waretse tukajyana hano ruguru. Numwe nta kibazo, ariko ntunsige kuko urabona burije nshobora kwikubita hasi. Wari utwite? Nari ntwite, ahubwo indi imaze kugaragara. Umugabo turagenda, tugeze mu nzira umugabo ariruka. Toka satani. Ariruka, umugabo aransiga. Nise kunsiga, ati ngwena cyangwa urarira. Azana ibinyobwa, azana ibiribwa, nkuje gusura umwana mu buryo bwiyubashye, ariko mu by'ukuri yaje umugabo nyir'urugo adahari. Yego. Umwana aramujyana, yari kumwe na mushiki we. Bandenze urugo. Biba umwana w'uruhinja rw'amezi 6. Mama yarariye, yaramubasigiye. Mama yaramusigiye aho, nk'uko wagenda ugasiga abantu ugiye kubazana ibyo kubakiriza. Abasiga aho ngaho. Noneho umwana baramwiba. Ari we nzi. Nabirangoye mvuga nti ndajya kwipimisha, nimvayo nze ncuruza ibisheke. Yego. Nabyutse mu gitondo saa 10. Igise kiramfata. Ndavuga ni ngiye kwiyahura. Ndagenda. Ariko naragerayo nahuye inshuti ya mukeba wa mama. Umwana bigira ava muri Jonise, ava muri Neo. Bambarira amafaranga nanone yo kwishyura, mbura ubushobozi, ngumamo gutyo. Umwana agize umwaka nibwo impuhwe z'umubyeyi Jeannette Kagame. Nongeye kubasuhuza, mbahaye ikaze, mbifurije amahoro y'Imana mu bintu byose murimo, mbifuriza gukomera mu bibazo byose muri kunyuramo, muri gucamo. Imana yo mu ijuru ibakomeze. Ni ukuri amazina yanjye mumaze kuyamenyera, ni umubyeyi Denise. Ikiganiro ni The Struggles of Single Mothers. Ni ikiganiro kinyuramo ubuzima bw'abamama bibana cyangwa se abamama babibayemo. Ntiwibagirwe gukora share na comment na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure. Uyu munsi sindi buvuge byinshi nk'uko mumaze kubimenyera. Ndi kumwe n'umumama mwiza, umumama tuguhaye karibu. Ikaze Rehe. Murakoze. Karibu, amakuru? Ni meza. Urasa neza. Murakoze cyane. Nitwa Kamire Rehema. Nkaba ndi umubyeyi. Ndi umubyeyi w'abana 5. Mfite n'umugabo umwe. Yego. Imana iguhe umugisha. Wakoze kuza kudusura Rehe. Ni ukubera iki wahisemo kuza kutuganiriza? Cyambere ndi inshuti z'aba single mom, kuko nanjye nabaye umusingle mom. Nkaba nifuze ko nabaganiriza ku gice cy'ubusingle mom, cyangwa ubuzima naba narahuye nabwo muri ubwo busingle mom. Ikaze mu kiganiro, uhawe ijambo tuganiriza. Murakoze. Yego. Nababwiye ko nitwa Kamire Rehema. Nkaba naravukiye mu karere ka Muhanga. Nabaganiriza ku buzima uko navutse. Nta kibazo, karibu wisanzure. Yego. Ujye guhera mu bwana?
yego karibu. navutse ndi umwana w'imfura mu bana 5 ariko baje kuba 7. Yego. So tubaho mu buzima nyine bwiza. Papa wanjye yari umushoferi, mama wanjye yari yatandukanye na papa, batandukanye njyewe batarambyara. Yego. Papa yatandukanye na mama ntwite. Yego. So rero baratandukana, ariko njye si twabana na papa kuko nyine batandukanye ntwite, mvukira ahandi mu rugo rw'undi mugabo. Yego. Mu rugo rw'undi mugabo niho papa yankuye. Akimara kumenya ko navukiyeyo yaravuze ati ngomba gutwara umwana wanjye. Yego. Ngomba gutwara umwana wanjye, imfura yanjye. Papa yaraje arantwara, antwara mu buryo butemeranyijweho na mama, ariko arantwara aranjyana arandera. Yego. Baza no kubyumvikanaho, ariko nguma kwa papa. Yego. Nderwa n'undi mubyeyi utari mama. Arandera ku myaka 7 nibwo namenye ko mama ahari. Yego. Mama naramumenye, ariko nakuze nzi ko uwo tubana ari we mama. Ariko nkaba nari mfite undi muvandimwe tuvindimwe kuri mama, ariko we namumenye nyine muri ayo matariki twahuriye ku ishuri. Ni nk'amaraso yakonegitanye. Arambwira ati bite, nabone byiza. Se witwa nde? Ndamubwira ababyeyi bawe babahe, ndamubwira ati nakwishimiye. Yego. Arambwira ati se byakunda ko tujyana iwanyu hanyuma nkagusura? Uwo ni wa mwana muhuriye ku ishuri? Umwana tuvindimwe kuri mama, ariko njye nkaba ntarimuzi, ariko akaba azi papa kubera ko njyewe nsa na papa. Avuga ati rero tugomba kujyana nka making sure ko umwana mbonye ari uwa wa mupapa nzi. Turagenda, tugezeho nsanga na papa arahari. Aravuga ati rero Rehema, uyu mwana ni mukuru wawe. Ngo mukano ndavuga se papa, uyu mwana ko ntawe nzi, nkaba ngize imyaka 7, uyu mwana yabaye mukuru wanjye gute? Ati rero burya uyu mubyeyi ubana nawe ntago ari we mama wawe. Namubwira none se mama wanjye aba hehe? Ngo mama wawe ngaba Imbazi. Sinzi nimba Imbazi ntago mpazi Rehe. Yego. Ntago mpazi. Ni hehe? Ni mu kahe gace? mu karere ka Huye. Huye ntago mpazi cyane. Yego. Nuko hazaranjyana ndeba mama. So kureba mama rero ndataha nsubira kwa papa. Mbaho muri ubwo buzima mbara muka data wa mbere biza kurangira adakomezanyije na papa, baratandukana. Njya kuri muka data wa kabiri, ngo ni umudamu wa kabiri wa papa. Yego. Yaba ari uwa gatatu kuko na mama mubariyemo. Baratandukana, njyewe njya kuri uwo muka data wa kabiri. Yego. Tubaho mu buzima bugoye bubabaje nyine. Yamfataga nabi cyane, ntago natinya kubivuga. Nikoreye injerekani mfite imyaka 7. Uwo muka data wa kabiri? Yankoreye injerekani mfite imyaka 7. Uwa mbere se mwari mubanye neza we? Uwa mbere nta kibazo rwose, n'ibyo yankoreye ntago mbizi kuko nari umwana. Ntago nabimenya. Yego. Nta kibi mushinja kuko rwose nakuze mbona ndi kumwe n'abandi, nubwo yarabikoze ntago wabimenye. Gusa ndamwubaha. Ni ukuri Imana imumugisha. Ndamwubaha kuko yambereye umubyeyi. Yego. Uwa kabiri rero niwe nakuze mureba, niwe navuga ko ari we natangiye ubuzima bufatika ndi kumwe nawe. Niyo mpamvu mvuga ntiyarangoye cyane, yarambabaje. Yatumye ntangira ubuzima bubi kuko ni naho naviriye mu ishuri. Yo Paul sana. Niwe watumye mva mu ishuri. Nakoraga imirimo y'imvune, ariko sinayishimirwe. Hari ukuntu ukora imirimo ukavuga uti ndi kuyikora, ariko byibura uwo ndi kuyikorera aranshimira, anyereke ko ari umubyeyi. Yego. Ariko ibyo ntago byigeze bibaho. Narakoraga pe, nkakora
cyane ko papa yabaga adahari. Papa yajyaga ku kazi, yari umushoferi, urumva hari igihe yamaraga igihe ataraboneka, yaragiye isafari. Nkaba ndi kumwe rero n'uwo mukadata. Uwo mukadata turabana, tubanaho mu buzima bugoye, bakajya barya ibiryo byiza, njye nkarya bijumba bitekewe mu gakono k'akungo, sinzi nimba ukazi. Akungo ndakazi. Akungo, nkamenya akungo kanjye ngomba kuriramo. Niko yari yarakubwiye? Yego. Yamerezaga ibiceri desa ku mugoroba, ati genda ujye kugura ibijumba hariya ku muhanda uze uteke. Ariko bo bakaba barya ibiryo byiza, bakarya umuceri, bakarya ibirayi. Njye naryaga neza ari uko papa yaje. Kandi ibyo bintu byose papa ntabwo yigeze abimenya. Kuki utabimubwiraga? Njye natekerezagaho nimbimubwira biraza kuba bibi kurushaho. Natekerezaga ko mukadata niwe twasigaranaga umwanya munini. Numvaga ko nimbibwira papa hanyuma akagenda ngasigara, ntago numvaga ko nshobora kubaho ubuzima bwiza. Numvaga ko nshobora no gupfa. Numvaga ko yankorera ibibi birenze ibyo ankorera. Ndaceceka, ndatuza, ndamwubaha, nkajya nkoreshwa imirimo y'imvune, nkajya nkubitwa. Ibyo bivaho. Rero nari umwana wiga mu wa kabiri, hari ukuntu amakayi azana amatwi. Najyaga ku ishuri mvuye kuvoma, nkavoma injerekani cyangwa ebyiri mu gitondo mbere y'uko njya ku ishuri. Naje gukererwa rero, nkererwa kujya ku ishuri, kandi nahoraga nkererwa. Nakicara mu ishuri ngasinzira, nakicara mu ishuri ukabona nyine ntago nshyize imbere ishuri, ukabona nyine mfite ikibazo mu mutwe, sintekanye. Rero mwarimu aza kubibona aravuga ati se Rehema, kuki ukererwa ku ishuri? Kubera iki uhora usinzira mu ishuri? Kubera iki uri umwana utagira ikayi? Kubera iki uhora umeze gutyo? Unzanira ababyeyi bawe. Ndabyibuka papa ntiyari ahari. Ndaza mbwira umumama tubana, ndamubwira nti rero mama bakuntumye. Ati bakuntumye ngo ugire ute? Ngo bakuntumye, bambwiye ngo baragushaka ku ishuri, nirinda kumubwira icyo bamushakira. Arambwira ati rero nisanga ari amafuti ndagukubita wa mwana we, ati noneho ndakwica. Arambwira ati mama nta mafuti nakoze, ariko bakuntumye. Turagenda ku ishuri, tucaramubwira ibintu byose, arankubita koko. Kubera iki usinzira ku ishuri? Sinari kwisobanura. Kubera iki uhora ufite bike ibize? Arankubita. Arangije tugeze mu rugo nabwo aravuga ati ndagukubita, tizi inkoni uko uzibona renye, harimo ebyiri ndi bugukubite, harimo izindi ebyiri papa wawe naza ndi bumuhe akagukubita. Nazava isafari. Nazava isafari, we yari kuza uwo munsi. Yari kuza uwo munsi. Hanyuma za nkoni namennye ikirahure kubera ubwoba. Natekerezaga yuko koko ngiye gukubitwa, n'ubundi nari nakubiswe. Mena ikirahure mu buryo bw'impanuka. None se ku ishuri babwiye iki mama wawe, uriya mu mama wakuzanye? Nyine bamubwiye nk'umubyeyi, bambwiye ati subireho, ubwire umwana wawe aryame kare, ubwire umwana wawe azinduke ku ishuri, yoge. Dore umwana wawe ahorana imiti mu ntoki, ihora irimo imiti. Intoki ze ntago zijya rwose zibura imiti, kandi nta kayagira. Nyine nk'umuntu ubwira umubyeyi w'umwana. Baramubwira, umubyeyi ati rwose ndabikora, atari ko uyu mwana yarananiye. Ati uyu mwana yarananiye, ariko ndamuhana. Nibwo yagutimbuye. Ankubitira ku ishuri, tugera no mu rugo arankubita. Arankubita nuko. Papa yari gutaha iryo joro? Papa yari gutaha. Ategura inkoni zo kunkubita. Izo nkoni ebyiri yarazinkubise ko nayimennye ikirahure, nyine nari nahahamutse. Izindi ebyiri zibikirwa papa, ko ari buze kuzinkubita. Yankubise imwe, iyindi agiye kuyinkubita umuturanyi aramuhamagara. Aramubwira ati ndagushaka. Ahita agenda.
hari ku kagoroba nko mu ma saa 11 ahita agenda ajya kureba uwo muturanyi. Naciye mu kadirishya nimba sinzi ukuntu kangana, ni gato nagaciyemo kubwo gutabara amagara yanjye. Ufite imyaka 7? Nayo mfite imyaka 7. Mfite imyaka 7 gutya isanga 8. Ndangije nca muri ako kadirishya mpita niruka ndagenda bazi mu Irango. Navuye mu Irango ngere Tumba hafi yo ku Mukoni. Hafi yo ku Mukoni. Muri izo saha nahageze nko mu ma saa 2 gutyo zuzuye. Ndagenda bati se uvuye he mwa? Ndamubwira nti mvuye iwacu kwa papa. Ati muka data arankubita. Ati navuze mama. Ati mama arankubita. Ati none nditahe ndiyiziye. Aho hari kwandi ugiye se? Hari kwa navuga ko ari kwa shangazi ko nakuze numva ni mu miryango y'iwacu kwa papa, ariko aho hantu twari twarahimutse turagenda tujya ahandi. Urahasubira uhahungiye? Masubira mpahungiye kuko sinatekereza ko muka data hazi. Yego. Nagendaga nsa nk'umuhunga. Yego ndagenda barambwira ati ni karibu mwana wanjye rwose genda uryame. Saa 12 ngiye gukubita umweyo hasi. Mu gitondo saa 12 mbona umukecuru wububa n'akabando. Ahita ntungira ikibando. Ati dore wa mwana nguriye. Mana nabaye nk'ufashwe n'amashanyarazi. Ndavuga nti uyu muntu abwiwe n'iki ahantu ndi. Ntekereje isaha naziye, ntekereze ko atahazi ni mu miryango yo kwa papa. Ndavuga nti ibi bintu binkozeho. Noneho papa aranyica. Ahita azarambwira ngo niko muko ngo hano wahageze ute? Ndamubwira ni hano nari impazi. Ngo isikora kwica ngo cana tugende. Nahise nshyira umweyo hasi, sinagiye gusezera, sinagiye kubabwira ngo ndagiye. Nahise nshyira umweyo hasi ndangije ndagenda. Uramukurikira muragenda? Ndamukurikira. Turagenda nkora ibisanzwe, akazi ndagakora. Papa yaje nimugoroba. Papa yarankubise. Yamubwiye yuko nigize ikirara ngo n'ubu ngo yavuye kundeba ngo ahantu ngo nari narahungiye. Papa arankubita birangije ntekereza kuva muri urwo rugo. Ndavuga ni byanga byakunda ngomba kugenda. Nagiye kureba wa mukuru wanjye Icyarwa. Njya kumureba ndamubwira ni rero sinshaka kubana na papa, njyewe ndashaka kuhava nisangira mama. Atuzanjyane kwa mama. Ubibwira papa? Mbibwira mukuru wanjye. Ubibwira mukuru wawe? Mukuru wanjye arambwira ati rero njyewe ntago ndagira gahunda yo kujyayo. Ndamubwira none se ko numva nshaka kuvayo mbigenze gute? Arambwira none se ntago wiga? Ndamubwira ni none se ko atigeze ampa amakayi, ese kuki utabibwiye papa wawe? Ndavuga ni papa yaraje arankubita ariko mu by'ukuri ntago yigeze ategereza kunyumva cyangwa se ngo abe yangurira ibikoresho cyangwa ngo uriya mubyeyi nimba yarabimubwiye simbizi. Nta mwanya wahawe wo kwisobanura? Nta mwanya ngiye nahawe wo kwisobanura. Rero numvishe ko ntagomba no gusubira mu ishuri kandi nsa nabi nta n'amakayi mfite. Yego. Ndangije mpita nigira kwa mukuru wanjye. Njya kwa mukuru wanjye niberayo. Papa Visafari aza kundebayo. Aza kundeba ariko mu by'ukuri papa yamfataga nk'uwananiranye atazi ubuzima mbamo. Yego. Yafataga nk'umuntu wananiranye, wanze ishuri, wanze kuba mu rugo mu by'ukuri kandi ntago azi uburyo mbayeho. Yego. Papa ndamutekereza yaje kundeba nyine aho kwa mukuru wanjye ambwira ati Rema ugomba gutaha. Ndamubwira papa sinshaka gutaha. Sinshaka gusubira hara mu rugo. Ngo ugomba gutaha. Ntago njye nabaho nta bana banjye mbona hafi yanjye. Ndamubwira ni se papa wambabariye basi nkaba nibereye hano. Ati ntago bishoboka. Yego. Arakomeza aramatiriza ndavana okay tugende nta kibazo. Nsubirayo. Ariko papa n'ubundi asubira mu kazi. Ndavuga ni ntago nakomeza kubaho muri ubu buzima, njyewe ndamucika nigira kwa mama. Nagiye kwa mama nzi ko ariho ngiye kubona ibyishimo. Kwa mama noneho ukubyara? Kwa mama wanjye umbyara. Yaratuye he? Yaratuye Imbazi. Yaratuye Imbazi. Imbazi n'ubundi ni mu karere ka Huye, ariko uba wigiye hino
yo mu mujyi nyine Yego. ugana i Kigali. Mm. Ndagenda ndahamusanga mutekerereza uko ibintu bimeze, arambwira ati nta kibazo mwana wanjye we guma aha ngaha ubanze umenye uko ibintu bihagaze. Mm. Nuko nguma aho ngaho kwa mama, ariko mama nawe nubwo yabanaga n'uwo mugabo babanye atandukanye na papa, papa wanjye yari yarateye igikomere umugabo wa mama, kuko yankuyeyo ndi uruhinja rw'amezi 6. Mu buhe buryo? Urumva papa wanjye yatandukanye na mama, batandukana nyine nk'uko abantu batandukana bisanzwe. Arambwira ati wowe nta kibazo, twatandukana ugafata ibyo ukeneye hano mu rugo ukagenda, ati nta kibazo pe, ariko nyine tukaba turekanye. Yego. Nuko mama nawe afata inzira aragenda, Yego. yabona undi mugabo, barabana. Bamaze kubana mama amutekereza ko atwite, hanyuma yaje atwite, yavuye kwa papa atwite. agutwite. Yego. Yego. Ajya kuri uwo mugabo antwite, amusobanura ko antwite. Yego. Uwo mugabo rero yakira ko umubyeyi atwite kandi bagomba kubana. Yego. Inshingano arazakira nk'umugabo. Nyuma papa wanjye mama wanjye yarabyaye, uwo mugabo amufasha kubyara mu bikoresho. Yego. Amwitaho umubyeyi asabwa byose, amwitaho. Noneho papa aza kumenya ko wa mubyeyi batandukanye yabyaye, kandi umwana w'imfura. Yego. Kandi atagomba kumusiga, Niko atagomba yiyumvishaga. gutandukana nawe, niko yiyumvishaga. Aza nkura muri urwo rugo, yaje nk'umushyitsi, azana ibinyobwa, azana ibiribwa, nk'uje gusura umwana mu buryo bwiyubashye, ariko mu by'ukuri yaje umugabo nyir'urugo adahari. Yego. Umwana aramujyana, yari kumwe na mushiki we, bandenza urugo, Biba umwana w'uruhinja. biba umwana w'uruhinja rw'amezi 6. Mama yararihe, yaramubasigiye. Mama yaramusigiye aho, nk'uko wagenda ugasiga abantu ugiye kubazana ibyo kubakiriza, abasiga aho ngaho. Noneho umwana baramwiba, ari we njye. Eyo. Baramwiba baramujyana. Mama aje abura umwana, ariko kubera ko urwo rugo bamujyanyemo mama yarubayemo, yahise agerageza uburyo ki ajya kureba ko wa mwana bamugejeje hahandi yabaga. Basanga umwana niho yamugejeje. Haraza biganiriza umugabo, umugabo aravuga ati rero njye nahuye n'imvune kuri uriya mwana, none uyu mwana muramukwa. Ati rwose mumbare mu mpembe nk'umubyeyi wabyaye rwose. Papa aravuga ati rwose ibyo byose ndabyemera kandi ndabitanga. Niko nagumye rero kwa papa. Yego. Muri ubwo buryo rero wagarutse kwa mama. Nagarutse kwa mama, nje kumureba nyine kuko iwacu kwa papa hari hananiye. Ni ukuvuga ngo kuva ku mezi yawe 6 wibwe nibwo wari usubiye kwa mama? Yego. No, nagiye ngiye kumusura, ubwo bwari nk'ubwa kabiri. Yego. Yego. Bwa mbere ujyayo se witwaye utubonye mama wawe? Bwa mbere njyayo nkibona mama byarantunguye. Byarantunguye kuko mama wanjye ntago nari muzi. Mu mezi 6 numvaga ko muka data ari we mama. Nifashe nk'umuntu utunguwe, ndavuga ni se wowe uri mama? Se koko ko mbona tudasa. Aravuga ati mwana wanjye nyine ntago dusa, ariko usa na papa. Yego. Ariko kubera ko aho hantu nari narahavukiye, abaturanyi bakajya bavuga ngo dore kibonge, ngo dore kibonge. Nyine ahantu hose bari banzi, ariko mu by'ukuri njye narabibagiwe, ntago nari mbazi. Buriya mama yakundaga wenda kukuvuga. Mama yambyariye aho ngaho. Abaturanyi rero bazi iyo nkuru y'uko umwana yibwe, izo nkuru zose barazizi. Yego. Rero nasubiyeyo, abari banzi ndi uruhinja akajya ajya kubanyereka ngo dore kibonge, dore wa mwana. Nkumva ko banzi njye nabazi. Yego. Yego. Hanyuma usubirayo? Tubirayo ngiye kumubwira ati rero mama ndabona
byarananiye kubaho gutya, mubwira uko ibintu bimeze, arambwira ati cane nta kibazo bizagenda neza nyine nguma kwa mama. Ariko ntazi ko uwo mugabo wa mama nawe yahuye n'igikomere cyo kubura umwana, muri uko kuba baranjyanye nyine byaramubabaje, ntibyamushimishije. Nuko arabibana, aho mpagereye nibwo natangiye kubibona, na papa na mama atangira kubibona ko yitwaraga mu buryo budasanzwe. Atangira kunyanga, namushyiriraho amazi yo gukaraba mu maso ntayakarabe, nateka ibiryo ntabyishimire, nyine mbana nawe muri ubwo buryo, ariko bigaragara ko hari ikintu yabuze cy'umwimerere. Urumva iyo mba narahakuriye ibyo byose simpure nabyo, papa akaba azi ko nduwe, ariko ntamfate ngo ankure muri urwo rugo, ntago byari kuba bibi kurushaho. N'uwo mubyeyi yari gukomeza akanyiyumvamo. Ibyo rero byakomeje kuba bibi, ariko nkajya mpaba, ariko mama abona nyine bimubangamiye nawe, kubera ko wabonaga ko harimo ikibazo nyine. Ibyo birarangira, ndavuga nti rero, kuko barambwiye ati se bundi wagiye kureba papa wawe? Ndavuga nti se papa wanjye ndamureba hehe? Ati uzajye kureba papa, nyine umuntu wese umbwiye uzajye kwa so, uzajye kwa so. Uwo mugabo agakunda gukoresha iryo jambo, uzajye kwa papa wawe. N'abana tuvindimwe kwa mama nabo bakura ahari batekereza ko ntari umuvandimwe wabo, bakura ari ikintu ubona batisangamo. Nuko njyewe mfata umwanzuro njya kureba papa. Ariko mbere y'uko njya kureba papa, ndabyibuka hari ibintu byabaye. Hari umwana tuvindimwe kwa papa, yarasohotse agiye ku ishuri, ankubita ingumi y'umugongo. Ankubise ingumi y'umugongo ndababara pe, kandi naramurutaga, murusha imyaka 4, amurusha imyaka 2, naramurutaga. Ndamukubita, mukubise mama arabimenya nyine ko namukubise. Ndamubwira mama wanjye rero kangusobanura uko ibintu byagenze, aho kugira ngo anyumve arankubita. Ariko si nibyo byonyine, nari maze iminsi mbona ibintu byinshi uwo mwana nkorera. Twajya kuvoma akiruka, akabanguka ngo akunde andushe ishema kuri mama, yerekane ko abishoboye. Twajya kuvoma akiruka, mbese yari umwana ufayitinga mu buryo utatekereza ko ari imbaraga karemano ze, habaga harimo n'ubugome bwo kuvuga ati mama naza, urumva, agasanga amazi nayabangukije, aranshima uriya mukubiti. Njye rero sinari nzi kurira ibiti, yawagenda kurira akazana inkwi agahoro yagashyize ku ruhande. Wari kibonke. Urumva? Nuko akabikora gutyo rero, mama kabona koko ndi umunyantege nke. Namubwira nti se mama ko ntakumba nagize, hari ubwo nicara ku iriba, hari ubwo nkora ibi n'ibi, ngo nyine ngo ujye ukora nka runaka, kujya ukora nka runaka. Icyo gihe yarankubise, numvishe mbabaye, ntangira kwitekerezaho. Ndavuga nti se ubundi ubu aha hantu ndi sindi mu ishuri, nta kintu ndi gukora mu by'ukuri, aha hantu ndi gute? Nitekerezaho cyane, numva ndiyanze, numva ubuzima nabayemo nabwo kwa muka data, numva ndiyanze, nabangiye kwiyahura. Ku myaka yawe ingahe watekereje kwiyahura? Nari maze kugira 11. Wari umaze kugira 11? Ndabana ubu ngubu ndagiye kwiyahura, kuko nabonaga nta kintu mbereyeho. Nimba mama ari papa ntiyari azi ubuzima mbayemo, ari mama nawe nyine arubatse yego, ariko ntakeneye kunyumva byibura ngo anganirize nk'umubyeyi, avuge ati aha hantu umwana wanjye akeneye sapoti. Ntabwo ibyo bintu byigeze bibaho. Nafashe umwanzuro, ndabana ngiye kwiyahura. Ndagiye, hari nijoro nko mu ma saa 12 mama amaze kunkubita, arankubita. Ndamubwira nti mama nubwo unkubise uramuhohoteye, urandenganyije, kuko uno mwana yampemukiye. Ati rwose ntako ntamubwiye, nta n'ikintu twari dupfuye mu by'ukuri. Nuko ndavuga nti ngiye kwiyahura, ndagenda.
ariko ntaragerayo nahuye inshuti ya mukeba wa mama. Mama wanjye ajya gushaka uwo mugabo, umugabo yari afite undi mugore. Yego. Noneho abakeba nyine urabizi ntibakundana. Uwo mukeba wa mama sinari muzi. Iyo nshuti ya mukeba wa mama ntago nari muzi. Numvaga ko ari umubyeyi twihuriye nyine. Musobanurira aho ngiye, ati se ugiye muri iri joro ko nzi ko iwanyu ari hirya hariya, aturagana hano ugiye he? Ndamusobanura ngiye kwiyahura ngewe. Rwose ngiye kwiyahura, iwacu kubaho ubuzima burandambiye. Yego. Aravuga ati wowe wigenda, wijya kwiyahura. Ahubwo tekereza neza ikintu cyo gukora. Yego. Nujya kwiyahura urumva ari bwo buba wishimye? Ndavuga ni hoya. None se ntago wasanga mama wawe? Ni hoya, niho nje mvuye. Ntago ndi busubireyo. Yego. Ni se nta muryango ufite? Nta n'umwe ufite, ni i Kigali kandi uri kure. Sinabasha kujyayo. None se papa wawe? None papa wanjye ntago nzi aho ari, namusize i Huye. Tiwe ngwino ubaye hano ibyo kwiyahura ubyihorere tuzaganira ejo. Yego. Anjyana kwa mukeba wa mama kugira ngo baganire. Ngezeyo baranyakiriye tu. Barambwira ati tuza witurize uguma aha ngaha. Ejo tuzareba ko umubyeyi wawe aza kugukura hano akakujyana. Wagiye kwa mukeba wa mama wawe ariko weho wari umuzi, utari uzi n'inshuti ya mama? Nari muzi. Yego. Ahubwo iyo nshuti ya mama niyo yanjyanye kwa mukeba wa mama. Yego. Yego. Ndarayo. Bukeye mu gitondo umuyobozi aca ku irembo aho ngaho twari dutuye ko ari ku muhanda. Umuyobozi pari w'umudugudu ni uw'akagari. Ni uw'akagari ariko. Nuko aravuga ati ye mwabiti byiza. Shobora kuba yarabuze amakuru muri karitsiye ariko akaba ngiye watanze. Ati ngwino nkubwire. Ndagenda. Ati kuri hano bimeze biti? Ndamusobanurira ukuntu nahaje. Arambwira ati none se wowe urumva nta kibazo ufite? Ni ikibazo ndagifite, ni kandi mama wanjye ntegereje ko aza kumfata hano. Kuko navuyeyo ngiye kwiyahura gutya na gutya. Arambwira ati okay ngwino tugende, ikibazo cyawe nzagikemura. Anjyana iwe. Ni ubwa mbere nari ndiye ibiryo byiza. Ameza yuzuye ibiryo. Ndi umwana mutoya. Amfata neza, ambwira amagambo meza. Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha. Ndagenda ndarya ndahaga, ndyama mu cyumba cyiza. Bukeye akoresha inama. Aravuga ati muri uyu mudugudu aha n'aha hari ikibazo iki n'iki cy'umwana wavuye mu rugo afite gahunda yo kujya kwiyahura, abwirwa amagambo akomeretsa, azasange se azagira ute, uwo mwana ntaba mu ishuri, uyu mwana nguyu, uyu mwana ni uwandi. Ababyeyi bati ni uwa runaka, ni uwa runaka, ni uwa runaka. Mu nama. Mama wanjye nawe ati ni uwanjye. Ati none igira hino tukubaze. Uyu mwana byagenze gute na gute? Arasobanura ariko mu buryo abaturage batabyumvamo bitewe n'ukuntu bari banzi. Yego. Ntibabyumva. Hanyuma ansubiza hehe? Mu rugo. Aramubwira ati wowe uzashaka umwanya uze uvugane n'umwana mwumvikane umusubize mu rugo. Turaza ariko mu buryo mu nama habereyemo ibintu bitari byiza by'amagambo menshi. Yego. Mama biramukomeretsa. Abaturage bamuvugagaho? Bamuvugagaho, nanjye bamvugaho. Bavuga ati uyu mwana ukuntu akora, uyu mwana ntiyiga, uyu mwana gute yajya kwiyahura, ntago abayeho neza. Nyine urabizi abaturage nabo baca imanza zitabera. Ntago rero mama byamunyuze, nta nubwo byamushimishije. Yego rwose. Yaje kumbwira ati rero mwana wanjye ngwino tujye mu rugo, ariko mu by'ukuri mu mutima we ubona nta rukundo amfitiye. Ni nko kuvuga ati sindi bugukubite ngo bitongere bibeho, ariko nanone urambangamiye. Yego. Nuko buryo nagarutse mu rugo, ndangije mpita ntekereza ikintu cyo kujya kureba papa.
papa wanjye nari nzi akarere akorera, nyine nari nzi ko akorera mu mujyi wa Huye nk'umushoferi. yego ubwo iby'amasafari yari yarabivuyemo, ariko ntekereza ko akorera hafi. yego Ndagenda njya kumuhiga hahandi mu Irango aho nari naramusize, nsanga sihakiri. mwami Yesu. Njya mu mujyi, nakoze urugendo, nagiye mu gitondo saa 12, papa namubonye saa 5 z'ijoro. mwami Yesu. Niriwe mu mujyi wa Huye ndi guhiga papa. ubaza Abashoferi, mbona umushoferi ntazi, nkamubwira kana ko uyu n'uyu wamenya akorerayo, ati uwo nguwo simuheruka. Nkabaza undi, akambwira ati uwo nguwo imodoka yari afite yakoze impanuka, ati nta gati ifite. Nkabaza undi, umuntu wa kangahe, ndumva ari nk'uwa 4, niwe wambwiye ati uwo muntu asigaye akorera Igikongoro, urumva, ati kanguhe nimero ye. yego Barayimpaye, nyicisha, numva ari kompoze. Ndavuga n'ubu ndataye, nayicishijemo 3, iyi ga 3 nibwo yaciyemo. yego Ndi ku muhanda wumva ngo nta hantu nari mfite ho kujya, ntekereza ngo ndarara ahangaha. Papa turavugana, arambwira ati rero undi muri Shiri ku Gikongoro, wowe wicare kuri sitasiyo iyi n'iyi, urabizi, sinzi nimba uhazi wowe. Ihuye ntabwo mazi ukuri, Nuko ntabwo nzi Huye pe, aravuga nyine ati rero, ndahumva. aravuga ati wowe ngo usange kuri iyi sitasiyo, ndaza kukureba. Ndahaguma saa 5 nibwo yangezeho, ahita njyana i Kigali. Nguko uko navuye mu cyaro. Mana yanjye, Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Aho ngaho wavanye na papa wawe, aho ngaho we yakujyanye he rero? Papa wanjye nageze i Kigali, angeza mu rugo rwe. Mu rugo rwe nari ngiye n'ubundi nzi ko ngiye kuhasanga wa muka data nagiye mpunga, ariko nasanze yarapfuye. mwami Yesu. Nasanze ntago akiriho, nsanga yarigendeye. Ariko nsanga afite undi mugore, papa wanjye. Nuko turabana, nibwo navuze ni se, nundi ndaguma hano ko nta mashuri, wajya kwishakira akazi nkareba uburyo mbaho. yego Ndagenda njya gukora akazi ko mu rugo. yego Nkora akazi ko mu rugo, ariko nkajya mbona amafaranga, nkataha nkajya kwa mama. none se rehe, reka nkubaze, kubera iki papa yakugejeje i Kigali ugahita wihitiramo kwigira mu kazi ko mu rugo, kandi uhasanze undi mu mama? Urumva, njyewe nari ndi gukura, sibyo? Kandi papa n'ubundi ntiyaretse ka kazi yakoraga. yego Ntabwo yaretse ka kazi yakoraga. Numvaga rero ntari umukobwa wo kwicara aho ngaho, nta shuri n'ubundi ndiho. Numvaga mfite kujya muri ako kazi kugira ngo nanjye ngire icyo nishoboreza. yego rwose. Hanyuma ako kazi rero narakabonye, nkajyaho. Nkajya nyaruka nkareba mama, nkaza hano mu rugo. Nuko tuguma muri ibyo ngibyo, turahava. Hari i Kabuye ku ruganda rw'isukari, ni naho papa yakoraga muri urwo ruganda. Nuko naho turahava tujya mu Nzove. Ngize nk'imyaka 14, barareba bati rero tukagushakira umugabo. Numva nari umukobwa ubyibushye, ariko bitagaragara ko ndi muto mu myaka. Ati tugomba kugushakira umugabo. Ku myaka 14 nshakira umugabo. Umugabo rwose ntakunda. Ntabwo wari umuzi? Twahuye ngiye gushakana nawe. Baravuga ati rero ugende wicare, ube umugore mu rugo, umwubahe, umukunde, wubake urugo nyine. Ndikiriza ni yego. Ati turahamagara na papa wawe, ati na mama wawe turabimubwira, ariko bo ntabwo babashije kuhaboneka. Ngiye nagiye ngiye gushaka umugabo. Ka kazi uhita ukareka? Ka kazi mpita nkareka. Ndagenda njya muri urwo rugo njya gushaka. Ariko muri uko gushaka ntabwo nigeze na rimwe mbonana n'uwo mugabo,
kuko sinamukundaga, nabonaga rwose ntamwishimiye, nabonaga ari urugo nyine numva nanjye ntazi uko ndujemo. Yego. Cyane ko narujemo mu buryo bwo kubaha ababyeyi. Yego. Nkaguma muri ubwo buryo. Ubwo buryo rero hari muka data wa kabiri nakubwiye. Muka data wa kabiri umwe witabye Imana? ni uwa kabiri, ni uwa mbere, sorry. Ni uwa mbere. Undi nafataga nka mama wamfashe ndi uruhinja. Yego. Nasubiyeyo kuko muri uko gushaka ntabwo bigeze babimbwira ngo babimubwira. Njye nasubiyeyo mu buryo bwo kubimubwira yuko washatse. yuko nashatse. Ndagenda njya kumureba ahantu yabaga, ndamubura nabwo. Bandangira iwabo, njya iwabo ndamubona ku buryo nawe byaramutunguye uburyo namugezeho. Ndagenda namubwira ati rero mama bimeze gutya na gutya, baranshakiye umugabo gutya na gutya. Arambwira ati nyine genda wubake. Ndamwahise ko numva ntari tayari, ubu nzabigenze gute. None se mwana wanjye uragira ngo nkubwire ngo iki, ku bagushakiye nyine kutigeze ubimbwira mbere, none uragira ngo mbigenze gute. Angira inama nk'ababyeyi nyine, umwana wabwira umwana wawe tuzabigenze gutya. Imana imuhe umugisha. Ndangije ndazamuka. Nk'uko kuzamuka nahuye n'umuntu mu modoka. Uwo muntu niwe twakundanye. Ni ukuvuga ngo wiviriye gusuhuza mama warateze urataha? Narateze ndataha. Ngeze mu modoka mpura n'umuntu. Turamenyana gutyo nyine, ansaba nimero ndayimuha. Akajya mvugisha ati se utuye he? Nkamubwira uba he, ariko nirinda kumubwira ko mfite urugo. Yego. Ndagenda turakomeza turakominikana, turavugana. Ati se wazaje kunsura? Yego. Ndagenda njya kumusura. Kandi urubatse? Kandi ndubatse. Ariko nyine mu buryo ni nkaho ntari nubatse, kuko ntago nari nakaba umugore w'uwo mugabo twabanaga. Mwarabanaga gusa? Twarabanaga gutya gusa nka musaza na mushiki. Akakubwira ngo iki umugabo w'abandi ukamubwira iki? Uwo mugabo rero nkurikije uburyo twabanyemo, nawe yarabibonaga ko ndi umwana mu mutwe. Kabona ibitekerezo rwose byo gushaka ntibihari, sinzi n'ibyo ari byo. Kanyihorera akampa umwanya. Yego. Nuko ntiwamubwira ko washatse? Ntamubwira ko nashatse. Ndagenda njya kumureba, arambwira ati rero ndifuza ko tubana. Arambwira ni se ukaza kunsaba mu rugo cyangwa? Njyewe ndifuza ko ariko rero nabonaga ari we nkunze kurusha uwo ndi kumwe nawe. Ati rero njyewe ntabwo tuzahita dukora ubukwe, tuzabana, noneho njyewe nze kwirega. Yego. Abikubwira mbere? Arabimbwira mbere. Nuko biza kurangira koko mvuye kuri wa muntu ntanabimubwiye, njya kumureba. Wigira mu rundi rugo? Nigira mu rundi rugo. Kuko numvaga nyine aho mba numva ntatuje, kuko nageraga aho ngaho kuri uwo twakundanye nkumva ndisanzuye, nkumva ndi umugore koko, noneho nkumva byagenze neza. Yego. Niwe twakundanye rero. Yego. Niwe wanteye inda. Yego. Akimara kuntera inda, sinasubiye muri rwa rugo. N'iwacu ntibongeye kumbona. Nahise ngenda njya muri rwa rugo. Yego. Mbamo. Antera inda nyuma y'amezi 2. Arambwira ati Rehema rero wafata, hari akantu nshaka kubwira. Ati mama wanjye ararwaye, none nshaka kujya kumureba. Byaba byiza ubaye ugiye mu rugo, nagaruka nakubwira. Yego. Ampaye amafaranga. Ati wowe genda, ati dore na nimero zanjye, wowe uzampamagare ubundi tuvugane. Indiba imaze kugira amezi 2. Yego. Ndeba ukuntu navuye muri rwa rugo iwacu bankingiyemo, ndavuga ni oya ntago nsubirayo. Yego. Njya gushaka akazi ko mu rugo. Utwite rehe? Mwite inda y'amezi 2. Ariko ndagenda ndagakora. Nyuma nza kumuhamagara. Yaragarutse turongera turasubirana.
Yego. tumaranye ibyumweru 2. Mhm. Kumbe umugabo yagiye kuneka amakuru y'ukuntu byagenze muri karitsiye. Mhm. Sinzi nimba yaraje kumenya amakuru kuko ntabyo yigeze ambwira, Mm. gusa naje kumenya yuko uwo mukadata yigeze kumbwira ati hari umuntu wigeze kuza ukubaririza ati umeze gutya na gutya, ati ukubaririza. Mhm. Ntekereza ko ari we, Yego. ariko si yigeze abimbwira ngo navuyeyo. Yari yagiye kubaza ikirehe? Ashobora kuba yaragiye kubaza ati umukobwa nk'uyu avuka he gutya, Ninde? ngo amenye amakuru nyine. Mm. Nuko birarangira umuntu avuye iwabo. Mhm. Kare nakubwiye ko yari yagiye iwabo, Yari yakubwiye ko agiye kujya iwabo, agiye kureba mama we arwaye. Mm. Aragaruka ndamuhamagara ambwira ati ndahari noneho. Mhm. Nyuma y'ibyumweru 2 Mm. bibiri tubana nk'umugore n'umugabo, Mm. nibwo yahari yamenye amakuru y'uko nshobora kuba narashatse. Ko warashatse, wari warashatse? Narashatseho. Mm. Arambwira ati rero nta kibazo ndahari ndaza. Tubana mu nzu twishimye, nzi ko ngiye kubyariraho nta kibazo. Ahubwo yari afite gahunda yo kundeka burundu. Yego. Nuko umugabo arambwira ati se waretse tukajyana hano ruguru? Numwe nta kibazo, ariko ntunsige kuko urabona burije nshobora kwikubita hasi. Wari utwite? Nari ntwite, ahubwo inda imaze kugaragara. Umugabo turagenda, tugeze mu nzira umugabo ariruka. Toka satani. Ariruka, umugabo aransiga. Ntise kunsiga, ati ngwino cyangwa urarira. Yirukanka se kubera iki? Mvuye mu rugo mutonganye? Nta kibazo nari mfitanye nawe, ni gahunda yiwe yari afite we ubwe, ariko atari yambwiye. Ariruka. Ntise kuri kunsiga, ati ngwino cyangwa urarira. Ati ubu ntabwo ureba? Ndamubwira nti ndareba ariko uri kunsiga kandi nakubwiye winsiga ntikubita hasi. Yego. Ati ngwino rero cyangwa urarira. Ariruka cyane. Ngeze hagati mu rugendo ndakomeza nirukankana umuntu, ndasubira inyuma, mbura icyo nkora ndahagarara. Yo, disi yari azi ko utwite utabasha kwirukanka ngo ntabasha kwiruka ngo mufate. Nawe rero yarirukanse ahita agenda aca mu zindi nzira njyewe ntazi, ahita asubira mu rugo. Hari umushuti wiwe wabaga hafi aho, ahita amubwira ati ngwino umfashe. Bahita bapakura ibintu babihereza abaturanyi. Njyewe ngarutse mu nzu nsanga harimo utuntu dukeya. Utwo tuntu dukeya uwo mushuti we arambwira ati rero tuno tuntu nutwo nari naramutije, urumva? Ati uriya muntu nyine, ati rwose nari naramutije ibintu, ati none ntiyifuza ko mubana, urumva? Ati hangane nyine ubwo ngubwo. Niko uwo mucuti we yakubwiye? Ati hangane ubwo ntiyashatse ko mubana. Yego. Ndamubwira se kuki atabimbwiye mbere hose? Ni simbizi, ntiwazamubaza. Yego. Telefone yahise ayikuraho. Mpagarara gutyo. Ndatwite, sindi bujye kwa papa, sindi bujye kwa mama, mbese nyine ndaho. Aho niho ubuzima rero bwatangiriye. Byarangiye nsubiye kwa mama, wa mukadata wa mbere. Niwe nita mama, murambabarira. Yego. Ndagenda ndamubwira ati ibintu bimbayeho, ati gutya na gutya, ati umugabo gutya na gutya. Arambwira ati sasa wowe genda ubibwire mu rugo, ubibwire mama wawe, ubibwire papa. Ubwo nyine mama yambwiraga ni mukadata uri kumwe na papa nyine ubwo ako kanya. Yego. Nuko ndagenda ndavuga ni sindi bujyeyo. Yego. Sindi bujye kumureba, mfata izindi nzira njyewe. Njya aho ngaho byabereye. Nicara mu kantu k'agakantine, nari mfite ibiceri 200 nibyo nari nsigaranye mvuye mu cyaro. Yego. Nicara mu gakantine, bampa icyayi n'irindazi. Maze kubinywa, kako nari naniwe, nari mfite inda, ndumva yari imaze kugira amezi 5. 5 cyangwa 6. Ndangije ndabiriye ndasinzira. Ndasinzira koko. Muri kantine? Muri kantine ndasinzira.
nabo uwo mukozi wari uhari yirinda kumbaza ngo ese ufite ikihe kibazo, aranyihorera. Ndasinzira, aho nkangukiye boss aba yaje arambaza ese mama nta kibazo ufite, aho kugira ngo ngire icyo mubwira nkarira. Yego. Amarira akantanga imbere, ndarira. Arangije arambwira ati rero ihangane utuze umbwire ikibazo cyawe utuje tubone uko tuganira. Yego. Mpera ku bintu byatangiye byose ndabimubwira, mubwira umugabo nashatse muri izo karitsiye nari ndimo, ntara Kimisagara. Yego. Nuko ndamubwira ukuntu twatandukanye, arambwira ati rero ihangane, ihangane rwose ndagukomeje, ati ndi umusore nta mugore ngira, ati ariko mu bushobozi buke mfite ndagufasha. Arambwira ati rero hano mfite umusambi, Yego. mfite agashuka, yampaye ishuka imwe, ampereza isafuriya, ampereza akajerekani, ampereza n'imbabura. Yego. Arambwira ati rero ampereza n'ibihumbi 2. Ati wowe ngiye kukuba nkutije inzu umaze kubaka ruguru hariya, ati ugende uyibemo, ati ibindi Imana izagenda igufasha, ati hamwe no gusenga. Yego. Ni murakoze cyane, Imana iguhe umugisha ni ukuri. Ubu ubonye aho gutura. Ndagenda, urumva nari ntwite, ndagenda njya muri iyo nzu ampayemo urufunguzo, ndaryama. Bukeye mu gitondo ndavuga ni ibi bihumbi 2 rero ngomba gutangira kureba ikintu mbibyazamo. Njya kurangura ibisheke, njya kwikora ibisheke muri Nyabarongo. Abazi kuri Ruriba, nazamukaga uriya musozi wo hejuru yo kuri Ruriba, bayitaga ku ibuye rihetse irindi. Nkazamuka Karama yose, nkayingukira Kimisagara ruguru yo ku Kidirishya. Yego. Ntabwo mazi cyane. Ntabwo hazi. Ntabwo mazi. Rwari urugendo rukomeye kandi ntwite, inda kandi yari nini. Yego. Ndagenda nzajya njya gucuruza ibisheke, nkagenda nkarangura igisheke, nkicara nkabanza nkakirya. Nirirwaga ibisheke umunsi wose, ubundi ibisigaye nkagenda nkabicuruza. Yego. Nabonamo inyungu, nayibona nkagenda nkaryama hahandi. Ibyo bisheke wabiranguye muri bya bihumbi 2. Ibihumbi 2. Naranguzaga 5 5 nkayapusika ahantu, nkagenda nkabicuruza, nkaguramo agasarubeti kamwe, nabona yo kujya kurangura nanone ejo nkagenda. Ni muri 2010 gutyo, 2011 kuko nabyaye mu kwa 9, ni muri uwo mwaka. Yego. Naba mbonyemo inyungu ihagije, nkagura igitoki, nkagura inyanya, ubundi nkarya uwo munsi ukarangira. Byaba ntabyo mu baturanyi bakampamagara ati ko uyu munsi utageze hano, nkagenda nkicara nkarya, ubundi nkagenda nkaryama. Yego. Abo bantu nabo bamfashije, Imana ibaha umugisha ni ukuri, kuko bambaye nk'ababyeyi. Ndagenda mbaho muri ubwo buzima birangira. Noneho inda igeze mu mezi 8, maze kugura utugoma, maze kugura udusarubeti ndumva nka 5, mfite igitenge kimwe cy'igipande, mfite isakoshi, mfite n'isharupe. Nuko ibyo ngibyo biraba, urumva nari naguze ibyo abajyanama b'ubuzima bamenya ko ntigeze nipimisha, bamenya ko nta mituweli ngira. Baraza baransanga barambwira ati se wigeze ujya kwipimisha? Ndavuga ni hoya, ntabwo nigeze njyayo. Ati none se ufite mituweli? Ndavuga ni hoya ntayo mfite. None se wazajya kwipimisha? Ndavuga ese ko numvishe bavuga ngo birasaba ko njyana n'umugabo nkaba ntawe ngira, nzabigenza nte? Barambwira ati rero we turakwandikira urupapuro rw'uko nta mugabo ufite, uzagende ubyereke muganga, bazagupima. Yego.
bararunyandikira bararumpa ndagenda ndigize amezi 8 ndagenda barampima bahita bampa itariki yo ku itariki 3 z'ukwa 9 nibwo bampaye randevu yo kugaruka. Yego. Ndagaruka nkomeza muri za struggle zo gushaka amafaranga nkacuruza ibisheke nyine. Noneho muri ayo mezi abo bajyanama baje kundebamo nibwo wa musore wangiriye ubuntu akantiza inzu byakwirakwiriye nyine babonaga nkuriwe nta byangombwa byo kubyara mfite nta mituweli. Aravuga ati se araza aranganiriza arambwira ati rero urabizi ko nagufashije none ushobora kugira risike ukaba warwara ukaba wagira ikibazo kwako nta mituweli none bari kuvuga yuko uri n'umugore wanjye birumva ko bishaka kungiraho ikibazo none nta kuntu wampa inzu ibindi byose naguhaye nta kibazo ukabyigumanira ariko ukampa inzu nyine bakabona ko utari umugore wanjye. Ese rehe uriya muntu ntabwo ajyaga aza kugusura oya rwose de nta muntu n'umwe no mu bintu nshima Imana nta muntu wigeze umfatirana muri ubwo bukene nabayemo utwite. nta muntu wigeze umfatirana ngo atekereze ko yangira nabi atekereze ko yamfatirana mu nyungu ze. Imana yampagazeho iravuga ati wa mama we baho mu buzima bugoye ariko ukomere ntago nzigera ngutererana. Nicwaga n'inzara pe hahandi nagendaga muri botike numva nkumbuye ikijumba hari ukuntu umuntu twita ararikira ikintu nkavuga ni se ubu ningura umufungo w'ibijumba simbikunda ibijumba bitetse ariko ndumva nshaka icyo guhekenya nkagenda nkavuga ese ibijumba birakomeye ati birakomeye pe nkahita mfata kimwe nkagihekenya inzoka yanjye nkumvira atuje utakisaba umujye nakimusaba oya ntago nigeze nyimusaba nawe iki kijumba se kirakomeye ati kirakomeye nkagifata nkacyumva nkagihekenya n'andeba nuko nkagihekenya nkumva inzoka yanjye iratuje ubundi naryaga ibisheke naba nungutse akanyungu nkagura ibiro 2 by'igitoki nkashyiramo inyanya rwose nkumva ndariye nk'umwana wanjye nkumva ameze neza mu nda agenda nk'iryamye. Noneho rero ubwo uwo musore wamfashije kumpa iyo nzu ntiyigeze ahagera kuva yampa inzu kugera amavuye kugeza aje kukubwira ati ibi ni ibi kuva yampa inzu kuva ayinkuyemo ntiyigeze yinjira ngo abe umushyitsi wanjye. Yego Imana imuhe umugisha. Yabaye aho nyine yumva ko inzu yayitanze iri mu maboko y'undi muntu araza aranganiriza agiye no kuyinkuramo arambwira ati rero gutya na gutya ndamubwira rwose waramfashije Imana yo mu ijuru izaguha umugisha warakoze cyane ndabigushimira n'ubu kandi ndamushimira nimba azabona kino kiganiro ndabizi ko azabimenya ko yamfashije. Ni ukuri Imana imuhe umugisha. Nuko ndamubwira nta kibazo rwose warakoze kandi aho ugejeje Imana izagukubire. Yego. Mva muri iyo nzu ndagenda njya ku mudamu twacuruzanaga ibisheke ndamubwira ni rero ahantu nabaga byabaye ngombwa ko mpava none nta kuntu nazajya nza nkaba iwawe. Arambwira ati se ko numvishe ko nta mituweli ugira ko numvishe nkumva ntiwigeze wipimisha ko numvishe ibibazo byawe bikomeye wa mama we uramutse ubyaye nta mituweli ugira n'ibibazo nifite urumva bitaye ikibazo ndagucumbikira ijoro rimwe ariko ejo uzagende. Ambwira nta kibazo ejo nkafata undi ndagucumbikira iminsi 2 ariko uzagende nta kibazo. Ku munsi wa nyuma rero bancumbikiyeho ubwo nahise mbona umumama watandukanye n'umugabo arambwira ati se ko mbona nawe uri nkanjye aha mbona nta hantu dufashije waretse tukikodeshereza inzu tukagabana tugafatanya. Ndamubwira nta kibazo ibaye nta bushobozi burenze ifite ko njye nta mafaranga mfite ntayo ngira. Arangije arambwira ati nahise inzu ya 3 yatunanira nimba ari iya 3 ndagerageza. Yego. Ati ni iya 3 aturafata nka chambrette nyine nayo itari nini aturafata igice kimwe ntajye mfata ikindi
mu nzu ubwo turagabanwa n'umuryango, iwawe naha iwanjye naha, kandi nta kibazo. muragabanywa n'umuryango cyangwa ashyizemo nka rido wenda Nta rido yari irimo, buri wese yinjiraga areba mu kundi. Ni ukuvuga ngo winjiraga ureba iwanjye na hariya, ubwo iyo ibintu bye byabaga biraha ibyanjye biraha, yego sibye ko nta n'ibintu byinshi byari bihari. Nuko ndagenda njya muri iyo nzu, nayimazemo iminsi 2. Urumva natanze amafaranga yo kwishyura iyo nzu, ayo nsigaranye naragenda nguramo ibisheke, ndangije mpita mfatwa kuri iyo randevu bampaye ku itariki 3 z'ukwa 9. Nabiranguye mvuga nti ndajya kwipimisha nimvayo nze ncuruza ibisheke. yego Nabyutse mu gitondo saa 10, igise kiramfata, ntangira kuribwa, ariko numva sinabigize ibintu birenze, nyine numva atari ibintu bikomeye. Ndavuga nti wasanga ari ukubera itariki yageze kajye kwa muganga, ariko nkumva biri kwiyongera, nkumva birenze ibya mbere. Mfata inzira, narabyutse mu gitondo saa 10:15 ndoga, maze koga nshaka ya sakoshi yanjye nk'umubyeyi, mfata inzira njya kwa muganga Kabusunzu. Ngeze Kabusunzu barampima bisanzwe, barambwira ati rero wowe ntugende. Ariko ukuntu namanutse ngera Kabusunzu nabonaga bidasanzwe, byarandyaga cyane, nkafata igiti cyari igisi nkagifata cyane, hashira iminota 2 cyangwa 1 gutyo nkahita ngenda. Bigenda gutyo njya kwa muganga, barambwira ati wowe ntutahe, igihe cyawe gishobora kuba cyageze. Ndavuga nta kibazo, ndahaguma. Nta n'ijana nari mfite, habe n'igiceri cy'10. Niriwe aho ngaho mfite inzara iri no mu magufa, ntwite, nta kintu na kimwe nari mfite cyo kwifashisha. Sinari guhamagara iwacu, nta muntu n'umwe nari mfite wo kubwira ngo mfata gutya. Nuko nirirwa aho ngaho, bampima bakambwira ati uyu munsi rero uri bubyare, aturebe ukuntu wiyeranje ushaka ibikoresho. Kwa ko umutima nzi ko mbigendana, ndavuga nti nta kibazo, ahubwo ubifite mu gashakoshi. ndavuga nti wa Mana ahubwo mfashe mbyarira hasi njye kure, kuko ntacyo nabona kihangeze. Nuko nirirwaho nko mu masaa 1:15, bo babonaga ndi bubyare, ariko bakabona biri gutinda. Bavuga ati rero kugira ngo ugire risike hano, byaba byiza ugiye kuri hopitali. Babimbwira saa 1:30 z'ijoro, niriwe aho nshonje, mfite inyota, ntwite, ibise byose byampuriye hamwe. Noneho nta na tike nari mfite yo gutega ngo ngerehe ku Muhima. Gusa barampaye, bampereza transferi ingeza ku Muhima. Ndangije ndatekereza si koko ndagerayo gute, ndakora iki? Amarira ntanga imbere, buri kintu nkora ndarira. Ndajya ku muhanda, umumotari tugende se, koko ntago ngenda. Uwa kabiri, mabuja tugende, ndamubwira nti ntago ngenda. Uwa gatatu yaravuze mabuja tugende se, ndamubwira nti yego. Ndamwegera, yambaza ati se atumeze neza, aho kujya musubiza amarira, yabanye menshi mu buzima. Ndamubwira nti rwose nimba uzi ko Imana ibaho, niba uzi ko Imana ishobora byose, ndakwinginze mbabarira nkuraha ungeze ku Muhima. Arambwira ati mabuja ti rwose urira moto tugende. Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha, wenda sinzi ahari, sinzi nuko yitwa. Yaramfashe rwose, arambwira ati jya kuri moto tugende. Ntabwo wigeze umutekerereza se impamvu mubwiye ngo njyana? Waramwihoreye? Njyewe naramusabye ubufasha, ndavuga ati ubu nta n'igiceri mfite, nta n'ijana mfite. Rwose nk'umuntu uzi Imana, uzi ko Imana ibaho, korera Imana uyu munsi ungeze ku Muhima. Yego. Arambwira ati mabuja ndakwinginze rwose wivuga byinshi, jya kuri moto. Ndabishobora se?
aranamfasha nk'iyo mfite inda yahiye narushye nshonje meze nabi mu buryo bugaragara, yego, aramfasha nurira moto. Umva Kabusunzumuza ibitafari biha amabuye, ngenda incunda mbona ngeze ku Muhima. Ngeze ku Muhima umusekirite ati mabuja uzanye transferi, umukuru wawe ati igirayo umubyeyi agiye kubyara none urabona uragira ngo bigende bite. Oya, umumotari yahagaze aho ngaho ku muryango, njyewe mpagaze ku muryango n'ubundi winjira, bari kumbaza ibyangombwa. Umukuru wabo bashinzwe kubaza abasekirite cyangwa abasekirite bashinzwe kukubaza icyangombwa kikwinjiza aho ngaho. Mu gihe ari kukimbaza umukuru wabo yari ahari, arambaza ngo va mu nzira umubyeyi atambuke, urabona afite impapuro mu nzira agiye kubyara none uri kumubaza transferi, va mu nzira. Ahita ahamagaza akagare direct ninjira muri materinete, ntibigeze bansuzuma, nahise mbyara. Imana ishimwe. Nahise nduhuka mbyara umwana w'umuhungu. Amina. Nuko muganga ati se umuntu warwaje Rehema ari hehe? Reka da. Umurwaza wa Rehema ari hehe? Reka da. Muzane imyenda Rehema ati reka da. Aho ndi nkajya mubwira dore agasakoshi, yambwiye ati agasakoshi n'umwuka numva ntawo mfite. Yabimenye byagoranye. Yego. Akoresha ibyo nari mfite, afata imyenda arambika umwana mu bushobozi nyine butifashije. Urumva nari mfite igitenge, nicyo yankoresheje nk'umubyeyi. Afata agasarubeti akambika umwana, amufubika iyo sharupe, njyewe anyambika ikanzu, hanyuma mfata uruhinja rwanjye dusohoka muri materinete. Ko nta bikoresho by'ababyeyi Rehe wari ufite? Ntabyo nari mfite, nyine ibyo nari mfite urumva nararanguraga, kandi igishoro nari mfite ni gike. Nararanguraga, naguraga icyo gisarubeti, naguraga iyo sharupe cyangwa se icyo gitenge kimwe cy'igice. Ntago rwose nari mfite ubushobozi buhagije bwo kugura ibikoresho bihagije, kandi ari nako nkenera icyo kurya. Yego mama. Ntabwo byari byoroshye. Muganga se mbivuge nka gute mu kinyarwanda cyiza, ari ukuntu ababyeyi batwitaho tumaze kubyara, kubera ko umubyeyi wenda bari akwambika. Akwambika. Yanyambitse icyo gitenge. Imana imuhe umugisha. Muganga yarumiwe. Yarumiwe, aravuga ati se ndakwambika iki? Niyeranje unyambika icyo gitenge, nambara na mayo, ubundi nyine biraho. Nuko umwana nawe amwambika ibyo bisigaye, amufubika ya sharupe, ubundi turasohoka materinete turagenda. Tugeze aho mu cyumba nyine cy'aho ababyeyi baruhukira, naratitiye. Ya nzara nibwo nayumvise. Umwana yariraga nkumva amatwi yazibye, nkumva sindi kumwumva neza. Pole mama. Ndatitira, umwana akarira simwonse. Umva byageze aho neza kumwonsa bindanira, kubera ko yonkanga akabura icyo yonka mu mabere, ndasinzira. Umwana arakomeza ararira. Abarwaza twari turi kumwe b'ababyeyi baravuga ati rero uno mubyeyi kuva yava kubyara nta murwaza we twabonye, nta muntu wamuhaye igikoma, nta muntu wagize ikintu na kimwe amufasha. None twamurebye, baraza barandeba, bamereza isombe, Imana ibahe umugisha, bampa igikoma, bampa ibyo kurya, ndahaga ndahembuka, nonsa umwana wanjye. Nonsa umwana wanjye, igihe kiragera afite ukwezi. Urumva byarageze aho barambaza ati se urishyurirwa gute? Nta bushobozi mfite. None se kutajya kwishyura, nyine mbura ubushobozi, mba ngumye aho ngaho. Yego. Kugira umwana agira ukwezi. Agira ukwezi. Haza abantu baje gusenga mu bitaro. Umudamu umwe aterura umwana wanjye ati yote mbega akana keza, ati nakayobe, ati ni keza, ati noneho ati kazi no guseka. Mu gihe agateruye avuga ati uyu mwana akarwaye jaunisse. Mwarabibonye? Jaunisse ni ibiki? Uyu mwana arwaye jaunisse agiye gupfa. Ati hamagara muganga. Kandi uri mu bitaro? Ndi mu bitaro, mbona umwana yonka, mbona nta kibazo afite. Muganga baraje. Muganga araza,
baramujyana birukanka, noneho mbona ni ikibazo gikomeye cyane kurenza uko nabitekerezaga. Umwana bahita bamujyana mu ntuza muri Neo, baramujyana bamushyira mu gitara cyaka cy'ubururu. Ndavuga nti noneho birakomeye. Ubwo ngubwo amafaranga niko yiyongereye sasa, bakajya bansaba pampa za buri munsi. Ntangira noneho gukora mu bitaro, nkajya mfurira ababyeyi, nkajya nkoramo utuntu tw'uturakaraka, hanyuma nkabona pampa, nkabona nyine uburyo ndi bujye kumureba, urumva, nkanamwonsa, nanjye ubwanjye nkiyitaho. Ku Muhima hari ukuntu twaguraga imyenda ku muhanda wo hepfo, wenda hari abahazi, tukawugura tukambika abana. Nuko nkakorera ibiceri gutyo mu bitaro, mfurira abantu, wenda nk'umuganga ushaka kuntuma nkagenda gutyo. Umwana bigira ava muri Jonisi, ava muri Neo, bambarira amafaranga nanone yo kwishyura, mbura ubushobozi, ngumamo gutyo. Umwana agize umwaka nibwo impuhwe z'umubyeyi Jeannette Kagame zatugezeho, tuba dusohotsemo gutyo, ndataha njya mu rugo. Rehe, amakuru ni meza, ndashima Imana ubu ngubu ko navuye aho ngaho, umwana wanjye agakira iyo ndwara. Ni byinshi nagiye mpura nabyo, single mama, urumva uwo mwana twavanye mu bitaro, ni byinshi birakomeza. Ndahari ku basingle mama, ndahari, nabagira inama nyinshi z'ibintu nahuye nabyo, uburyo babyitwaramo, uburyo babivamo. Mbese turi kumwe, nzi neza kandi ko Imana iri kumwe natwe, yiteguye kutwumva. Reka mbere y'ibintu byose mbanze ngushimira, Imana iguhe umugisha. Ni ukuri utuganirije ibintu byiza, Imana iguhe umugisha. Ikindi kintu nifuza kugusaba, nyemerera uzatwemerere tuganire ikindi gice cyawe cy'ukuntu wavuye mu bitaro. Ni ukuri ufite ibintu byinshi byo kutuganiriza, ndetse dufite na byinshi byo kukwigiraho. Ubwo buzima bwawe bwose Rehe, mbabarira ugire ikintu butubwira aho bwakwigishije kugeza aho ngaho usohotse ku mbabazi z'umubyeyi Madame Jeannette Kagame. Ni iki byakwigishije kugeza aho ngaho tutarajya kuri pati yawe ya kabiri? Ikintu byanyigishije guca bugufi. Ubuzima bwose umuntu yabamo aciye bugufi no gusenga birashoboka. Kuko aho hose nagiye muri bene wacu cyangwa se kwa ba mukadata, numvaga nyine bindenze, nkumva ubuzima buranze, rimwe na rimwe nkumva nshaka kwiyahura, nkumva sinkeneye ubuzima muri make. Ariko ntago nari nzi ko nanagera aka kanya nicaye imbere yanyu. Ni ukuri Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana ko yampaye kwihangana. Ntago nigeze mbona umugabo antaye ngo mpangayike, ngo mvuge ngo birarangiye, ngo mvuge ngo none ngo ko umugabo antaye ngo ngiye gukora iki, ngo nsubire iwacu, ngo nafashe umutima wanjye ndawukomeza, nsenga Imana umutima, ndabwira nti wa Mana we, nzi neza uko navuyeyo kandi nawe urakuzi. Sinshaka kuba ikibazo mu babyeyi banjye, sinshaka kuba ikibazo mu bavandimwe banjye, cyangwa ngo mbereke isura itari nziza. Uruko kubyara, hari mu barumuna banjye batari bakabyara, ariko iyo ngiyeyo ntwite byari kuba wenda ibibazo, ntibari kubibona neza. Ikindi si yari intambwe nziza kubereka. Ndavuga ni ngomba gufayitinga njyenyine, nkasenga Imana kandi ikamfasha kubivamo, nkakomera, nkanasenga kandi nkanakora. Urumva nagiye kwikorera ibyo bisheke kugira ngo ejo ntazajya gusaba umwenda wo kwambara, cyangwa se ntazajya kugaragaza isura itari nziza. Ndagenda ndakora bya bihumbi 2 byavuyemo ibisarubeti, ndagenda ndakora, unigurira iyo sharupe cyangwa icyo gitenge kimwe mu bushobozi bukeya, ariko hamwe no gusenga Imana iragufasha. Njye numva aricyo kintu numva nungukiyemo, kwihangana, gukomera no gukora.
Ni ukuri Imana iguha umugisha, uri umumama mwiza, ni ukuri ndakwishimiye, nishimiye kuganira nawe. Niba watwemereye yuko uzatuganiriza, Imana iguha umugisha. Iki cyari ikiganiro The Struggles of Single Mothers, ni ikiganiro kinyuramo ubuzima bw'abamama bafite inshingano zo kwirerana abana bonyine. Intego yacu ikaba ari ukwiga, kumva ndetse no gushakira hamwe umuti w'ibibazo duhura nabyo umunsi ku munsi. Uyu munsi twari turi kumwe n'umumama mwiza utuganirije ubuhamya bwiza, ni ukuri Imana imuha umugisha. Yitwaga Rehema. Nizere yuko hari ikintu wigiye mu buhamya bwe, cyangwa se wowe bitarabaho hari ibyo wabasha kwirinda kubera ko wabyumvishe. Rero reka ngushimire cyane ko wafashe umwanya ungana gutya kugira ngo ubane natwe mu kiganiro, kandi nkwifuriza ko twazahura no mu bindi biganiro binyura kuri iyi channel y'umubyeyi Denise. Ntiwibagirwe gukora share, comment na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku ba single mom benshi batandukanye. Rehe, wakoze. Reka tubasezere, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.